aya bakambwiye imiryango irateranye pe imiryango irateranye ubu ikote ryanjye ryesha byari kumutwara iki uriya mugore hari nzamwirukanye cyabirege nabwo asigaye rungora ku rukinga rero imiryango ubu ugasanga uzanye umugore umukunze ariko ashaka gusitiresa birababaza mukomere ndakomeye amakuru aya ngaya amashu ahantu bamwigana abantu badodesha nawe ugiye kudodesha ugiye kudodesha agakote ariko wagira ngo sindane nakubonye pe nanjye amaso ntabwo ari wa mugabo wambonye hera urabona cyagihe nyine ubwo rero tugenda uhanyereka urahazi se ntabwo mpazi bahananiye guce gusa abundi se nawe rero ni muremure ariko ku mana yanjye abadozi twaragowe ngambereye imyanda iri aha nzaguma kudoda nzakora isuku ryari twidaburiye abantu sibyo nakudaburiye se hano urahazi biswa meze neza ko mwari mutugendereye nyine nanjye nyine ngo tuganireho gatoya kwihuta reka nkuzanire agatebe wicare cyo kukazana nyine nicayeho gatoya hari ukuntu dushaka kuvugana namwisare murakoze amakuru se byacagamo ahandi amakuru ni meza bimeze neza nyine tubona nta kibazo murashima turashima kabisa oya nibyo waramutse ugomba gushima iwanyu se bameze bate bameze neza ariko nyine nari nje kureba ya myenda se ko bandi kuyimenya ya myenda nazo ije kukudodeshaho mba mbona uri kumpindira amada uri kumpindira hajya ngo wampaye imyenda yanjye kabisa ndayishaka yanjye nta myenda wampaye shuwa akareka ntayo uzi cyagiye gikuzanira ukambwira ati umukiriya mwiza ndayidoda oya ntayo madame babarira ntayo rwose uyibona nako tukarakira mwese ko musigaye muvugira ngiye imyenda yanjye ndayishaka nimba utarayidoda nimba waranayidoze genda uyizane nyicyure ntayo nguhaye aho uri se wa muhungu we rwose ahangaha ako se yagiye imbere ko ari uhazi njye ndahazi ubundi nkuru muri aho yego mukomere kandi murakomeye murabona mukomere mukomere cyane nakubwira nangaha nawe niba usanzwe ukoresha ntabwo nari nazi ahubwo se umudozi muri abantu we muri gukoresha icyara ahandi ninjye niwe turazanye hano ubwo mbese nta byo kwicara mugira hamwe ngo umudozi kabuhariwe da yego niko bimeze ntabwo wakubeshye ngana icyo twicaraho tu farumasi kabuhariwe hari umukiriya n'umwami kazi ntibazane usanga mwahicara koko tuvugishije ukuri aya rwose natuzana ibyo kwicaraho si ubwo koko tuvugishije ukuri ahantu wahicara mu bandi mukuru waje kudodesha hano se nawe hano naje kuhadodesha imyenda yanjye arayimena umva rero nkubwire tuvuge aho ratatwumva nubwo twaje buriya twaje kare twumvise ko waje kwishyuza imyenda kandi bakwambuye uba nta kintu uri kumvamo ndi kucyumva none se ko hano hari boro nta kuntu twayijya tukagipanga nyine twabyumvise uretse ko tutabumvishe nk'iki cyara hano tugomba kugitwara iyo ni boro ntabwo nshyashya
nyamara twaziye kuri hano igurwa ngahe? iyi ngiyi igura niba ari 5 senkani baradodanye badododa niko numvishe se mwana ni mutoya Yese? Kada nanjye naje kudodesha. ariko nawe uragenda ureba kwicara ku kirago byari umuco wa kera nani yitwa nanjye uko ngezeyo yicara ahangaha uriya mukobwa uriya mukobwa katitabara mwarimu mpamagaye ufite neza uzana ibya biharemewe kandi uragituruza muraza kuri ntera ntabwo turi abakozi bawe turi abakiriya ibi byari umuco da se yari mu mwakicaye niyo ko yari muri kwigora Ko aha muse nane mugira. intebe nshaka intebe Ese reka mugabo witaka. rata umva muko iyi ni regano Azura mamere. nje ndaguha uyu mukobwa njye naramukunze rero Muravuga. tuzakora n'ubukwe mukobwa ujye ndodora n'amakoti dore Ibi pesi byavuyeho. Urayitora ni pasi. nta kibazo Itora pasi. yego Uriho na imeze. kuri masaje nta birimo hano mugira umuriro se hamwe turawugira Kuvuga ko atarayifura. ariko iyo mashini yagura nk'aho buriya tuzayikugurira nk'ijana yagura nk'ijana yego nk'ubu ngubu tuvugana na wenda habaye impanuka barayibye umujura yibye ayigurishije bamuhanga nibura kubera yaba yibye yaba ari kuyigurisha yihuta ijana ntiyayabura ijana yose umva zana ujye kuturebera igitebe iyo ushaka inyubasubizo tuzi ko turageze ibintu by'ibirago ubundi wa mugani sinakugaya bavuze kuri cyane ibirago byawe hano cyane ubure kwicaza ku birago abantu b'abagabo n'imashini yabo uri ijana koko aha kansiza yiteze cyane ari abandi. nta n'isoni Wajya uguramo n'intebe koko. si ibyo ndaje nzibazane sinkagaya ngo nawe uri amadozera shaka izo ntebe zizane kandi ihene ebyiri Yagiye. umva mukobwa uriya mukobwa katitabara mwarimu mpamagaye ufite neza uzana ibya biharemewe kandi uragituruza muraza kuri ntera ntabwo turi abakozi bawe turi abakiriya arambabwiye iyi mashini avuze ko iri mu 1,000 turagabanya igitego tutagera tugashwana hakiri kare Byumvikane njya wakuzanye. niho banzanye Ntiwaruza nanjye ntimwahasanze icya kabiri manza wumve. Ninjye urayiterura ni 40,000 mugafata 60 ugasigaye. turafatanya kuyiterura twese dufite imbaraga byumvikane aho kuba mugabo uri guhakana icyo uvuga ntabwo ari njye wakuzanye hano. ese ko hanze tukaba tubonye bora Iyo njyenyine se ntabwo ni kuyitwara. ngabanya reka nkwereke sibyo mva twihanganira twara 30 ukumva nanjye ntwara 30 bora twara ngaho 40 wuzuye. 40 ariko 10 risakutse uratuguramo inzoga tujye turabona abagabo uratugurira ahubwo tujya kuyanywera. ibyo hasi ubundi reka mbabuze abantu bazima turi mashini turi batatu Igipangu ufungura. fashe igikapu mwe ko ufunga birebe ntabwo ndetse turagabana mwe muko uje dukurikiye nawe Atuye ntambwe ba.